Murakoze, nitwa Hitimana Jean Baptiste, aba ari njye uyoboye korali Umucyo ikora ku itorero rya ADEPR Nyarutarama. Murakoze. Perezida, urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rwavutse ku babyeyi bamwe bafite ibikomere. Byumvikane ko n'urubyiruko rufite ibikomere kandi twabonye ko ruri mu bantu benshi mufite muri korali. So, perezida wa korali tekereza wahakuye ubutumwa se n'iki mugiye kubabwira muri rusange mu buryo bwabo? Murakoze. Urubyiruko dufite rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, umukoro dufite no kubereka amateka, niyo mpamvu twakoze urugendo ruza hano i Ntarama kugira ngo bamenye amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, uko yateguwe, uko yagiye ishyirwa mu bikorwa, kugira ngo nabo batazagwa mu mutego nk'urubyiruko rwa mbere ya jenoside rwaguyemo. Murakoze. Imbaraga byarasabye kugira ngo mufate urugendo rwo kuza hano i Ntarama, ni umuntu umwe ufata umwanzuro wo kuza cyangwa ni muri rusange korali yose? Ni korali yose yicara igategura uru rugendo, yicara rutegura, ariko nk'abayobozi ba korali twabagiye imbere, tubanza tubyiyumvamo, tubona kubigezaho abaririmbye muri rusange, nabo tubagejeje icyo gitekerezo bacyakira n'ingoga. Niyo mpamvu mubona abaririmbyi korali yose yaje, twarafatanyije kugira ngo ibintu tubitegure neza. Ikibazo cy'amatsiko, perezida, muri itorero rya ADEPR amatorero amwe namwe asanzwe agira ibikorwa byo kwibuka mu matorero yanyu. Sinzi wenda niba mwebwe wanyu Nyarutarama mubigira, ariko amatorero twagiye tubasha kubona muri ADEPR agiye agira ibyo bikorwa. Mwebwe kuvamo mukava mu itorero mugafata initiative nk'ingi akorari mukaza muri mu bantu bake babikoze muri iki gihugu, wenda muri itorero rya ADEPR, icyo gitekerezo cyavuye he? Byatewe n'iki muri rusange se? Ntacyo byangije nyine ku bigendanye no kwibuka itorero ryanyu? Njye numva nta kintu byangijeho kuba twaza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku rwibutso rw'aha ngaha i Ntarama, kuko n'ubundi ni umuco wa korali Umucyo. Dusanzwe dukora umuhango uko guhera ku itariki 7 mu kwa 4 buri mwaka turibuka nka korali Umucyo. Ariko wenda uko warumbaje ngo ko twaje inyuma cyane tutabikoreye mu itorero, impamvu tuba tugira ngo n'urubyiruko n'abacu barimo, dufitemo n'abaririmbyi baba bararokotse jenoside yakorewe abatutsi, nabo tugakomeza tukabihanganisha n'urubyiruko rurimo kugira ngo rumenye amateka yakorewe jenoside. Nubwo turi mu rusengero ariko turi abanyarwanda, abantu bagomba kumenya ibyabaye muri iki gihugu kugira ngo bitazongera kubaho. Kuko tubonye nk'urugero hano i Ntarama, abantu biciwe muri kiliziya basengeragamo, kandi bamwe bicwa nabo basenganaga. Ubwo biduha umukoro wo kugira ngo tubwire urubyiruko n'ubwo dusenga, ariko tugiremo n'ubumuntu n'ubunyarwanda, kugira ngo aya mateka yabaye mu Rwanda atazongera kubaho ukundi. Urakoze perezida. Sawa. Musabimana Marita, ntuye mu murenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, mu mudugudu wa Rwangara. Korali Umucyo kuba yansuye byanejeje cyane. Nabonye urukundo rw'Imana muri bo, kandi nabonye imirimo y'Imana ko ari migari cyane. Rero kandi byanejeje kuko kuba korali bavuga ubutumwa mu ndirimbo, ntabwo ari ubutumwa mu ndirimbo gusa batanze, ahubwo bashyize n'ibikorwa bakora bakoresheje amaboko yabo n'ubwenge Imana yabahaye, mu bushobozi Imana yabahaye bwose babukoresheje. Rero tugarutse kuri wowe, batwibwiye neza wararokotse se? Hari umuryango wasigaranye? Yego, nararokotse jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo ntarokokeye muri Ntarama, ariko mpamaze igihe kinini. Ngiye narokokeye hano mu karere ka Nyaruguru, ariko byaje kuba ngombwa yuko mba muri Ntarama bitewe n'uko isi yacu iri nyine. Yego, numva kuvuga byinshi aho ntago byahita bikunda, ariko ibyo birahagije kuko
igikuru nuko ndi mu mugambi w'Imana, nicyo nasobanukiwe. Umugambi w'Imana niwo watumye ndokoka, kuko byarashobokaga ko nari gupfa, ko naranabirebaga ko urupfu ruri iruhande rwanjye, ariko umugambi w'Imana wabaye ku buzima bwanjye. Ni nayo mpamvu uyu munsi Korali Umucyo yabonye twahuye bakagira igikorwa badukoreraho cy'umugisha, ndetse tukabona Imana mu rukundo rwayo iciye muri bo. Yego, hashize imyaka 30 Jenoside ibaye. Kuri wowe nk'umuntu warokotse, ubona u Rwanda rumeze gute muri iki gihe? u Rwanda rwacu ruriho ruragenda rwiyubaka cyane. Ni u Rwanda ruzira amacakubiri. Icyo nshima Imana nuko yaduhaye abayobozi bazira amacakubiri. Yego, kandi abayobozi bazirikana, abayobozi bubaha Imana, kuko iyo baba batubaha Imana ntabwo Korali Umucyo yari kuza hano, ntabwo byari gukunda. Rero u Rwanda rwacu ni u Rwanda rugeze ahantu hashimishije, ko n'amahanga ararwifuza kugeza ubu. Nta gihugu kigeze gihagarara mu bihe nk'iby'u Rwanda rwanyuzemo ngo mu gahe gato abantu babe bongeye babana ukurikije ibyabaye mu gihugu cyacu. Ariko kubera ko dufite umuyobozi mwiza cyangwa se ubuyobozi bwiza, ubu u Rwanda rwacu rugeze ahantu heza. Urugendo rwawe rwo kwiyubaka rugeze he muri iyi myaka 30? Urugendo rwanjye rwo kwiyubaka rurakomeje, kandi rwose nzi ko nzagera ahantu kure cyane. Icyo nishimira cyane nuko ubu ndi mu mahoro. Uyu munsi ni ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, kuko ni ijuru ryansuye muri make, niko navuga, kuko ijuru iyo ryamanutse rikoresha abantu baryo. Imana iri mu ijuru ariko ikoresha abantu bayo mu isi. Rero ndashima Imana cyane, kuko Imana ikorera hose, igakora mu bushake bwayo kandi igakora mu bushobozi bwayo. Kandi ndashimira cyane nabo yakoresheje kugira ngo batwereke urukundo rw'Imana. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwingabire Alice, abantu umuririmbyi muri Korali Umucyo ikorera ku itorero rya Nyarutarama. Hanyuma tukaba twaje ahanga nka Korali Umucyo gusura urwibutso rwa Ntarama, kugira ngo tubashe kumenya amateka, ndetse no kugira ngo abana bato baturimo babashe gusobanukirwa, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi baharanira amahoro, baharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu rero twaje ahangaha, kandi twahigiye ibintu byinshi. Urubyiruko rutari ruzi amateka, rutari ruzi ngo se byagenze gute, Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye gute, byagenze gute, byaciye mu zenzira kugira ngo ibe, twabisobanukiwe. Ariko dusanga dukwiriye gufata iya mbere mu buryo bwo kugira ngo ibyo abavandimwe bubatse byo guharanira amahoro n'ubumwe, twebwe tugumye tubisigasire, ndetse turushaho kugira ngo abaturi inyuma nabo bazagire ubumenyi buhagije bwo kugira ngo batazongera koreka u Rwanda aho twavuye. Ntabwo ari ubwa mbere, mpaje inshuro ya gatatu, ariko mu rwego rw'itsinda rinini mpaje rimwe. Ubundi najyaga mpaza wenda mperekeje abavandimwe bafite ababyeyi baruhukiyemo hariya, ariko uyu munsi noneho twabashije gusobanukirwa bihagije, kubera ko uyu munsi noneho twaje nk'itsinda bari butubwira amateka. Muri wenda twazaga ku itariki 15 Intarama bari bwibuke, tukabifata tukagenda muri rusange nyine. Ariko uyu munsi twaboneyeho kubaza ese amateka byagenze gute. Rero twishimiye uru rugendo twakoze two kuza ahangaha kwibuka reka Ntarama. Rero iki gitekerezo tukimaranye iminsi. Ni ubundi mu buzima busanzwe Korali Umucyo tugira ikintu cyo kuvuga ngo buri mwaka ni iki twakora kandi cyagirira sosiyete yose akamaro. Rero ni muri urwo rwego uyu mwaka twari twifuje yuko twazaza ahangaha Intarama. Ni ibintu tuba twakoze muri plan, twavuga ngo uyu mwaka tuzakora ibi ngibi. Ni urwo rwego rero muri uyu mwaka twavuze ngo tuzasura urwibutso, hanyuma tugira amahirwe tuzana n'ufite ababyeyi baruhukiyemo ahangaha, tugira amahirwe baduha ikaze. Ni urwo rwego twaje ahangaha. Jenoside yabaye uriho cyangwa uvutse nyuma yayo? Yabaye ndiho. Yego. Bivuze ko ariko ari umwana? Ari muto cyane, ariko urumva amateka yo ntabwo iyo ugize amahirwe ukabona umuntu gusobanurira amateka biragufasha. Nubwo waba uri mutoya cyane. Wigiye hano yihaye nk'umukoro nyuma wenda
yo gusura hano? Nk'urubyiruko inyigisho cyangwa se ubutumwa makuye ni ukugenda kubwira bagenzi banjye ngo amateka mabi ababyeyi banyuzemo cyangwa se n'abari bariho icyo gihe banyuzemo, ntabwo dukwiriye kubaha amatwi yo kugira ngo bongere badusubize inyuma, batume twongera gusubira aho twavuye. Cyane wenda ndatanga ubutumwa ku bantu b'urubyiruko, hari social media tujyaho. Umuntu wese w'urubyiruko wagize amahirwe akavuka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 94 akwiriye gukoresha social media mu bintu byiza byo kuvuga ngo nubwo uriya yanditse ibingibi byo gusebya u Rwanda cyangwa se byo gushaka kongera koreka u Rwanda, ngiye nkwiriye kumuha ubutumwa buvuga ngo ntibizongera kubaho n'umunsi wa rimwe. Rero nifuza ko urubyiruko rwose rwajya rukoresha social media rugerageza gusubiza babandi bose bashobora kuba bafite izindi ngengabitekerezo ko ziracyahari. Iriya miryango mwafashije mubashije guha ibyo ni imiryango mwahisemo cyangwa ni buri wese uje kugira ngo basome kumufasha? Ubundi kugira ngo byonyine no kuzanga gusura Intarama bisaba ko usaba audience, usaba uburenganzira, hanyuma wasaba ushinzwe ibuka mu karere cyangwa mu murenge akagenda avuga mu bashinzwe abarokotse, bakafatamo imiryango mikeya bitewe n'ubushobozi bwabonetse, hanyuma bagatabona yagiraga
n'umukene dukundane dukundane twese turabana b'Imana dukundane twese turabana b'Imana tugira urukundo kuko twese turabana b'Imana n'umukene dukundane dukundane twese turabana b'Imana dukundane twese turabana b'Imana tugira urukundo kuko twese turabana b'Imana Yeah.
umukire n'umukene dukundane dukundane twese turabana b'Imana dukundane twese turabana b'Imana